Ese wajyaga wibaza impamvu abantu bamwe batangirana imbaraga nyinshi ariko nyuma y'amezi make ugasanga baretse ibyo batangiye? Ukuri ni uko intsinzi akenshi itava ku muntu utangira yihuta, ahubwo iva ku muntu ukomeza kugenda akageze ku musozo. Akanyamasyo kagenda gahoro ariko ntikareka urugendo rwako. Uyu munsi turarebera hamwe impamvu ugomba kwibanda ugukomeza aho kwigereranya n'umuvuduko w'abandi. Mu bubwiriza ibice 9 umurongo wa 11 haravuga hati, nabonye kandi munsi y'izuba yuko gutsinda mu isiganwa atari uko abanyamuvuduko. Akanyamasyo ntikihutisha intambwe zako ngo gace izindi nyamaswa, kagenda uko gashoboye ariko ntikadohoka. Niyo mpamvu kabaho imyaka myinshi kandi kagakomeza urugendo rwako. Natwe rero hari igihe tureba ubuzima bw'abandi ku mbuga nkoranyambaga tukumva ko twakererewe. Bamwe bahita batangira ibintu byinshi icyarimwe, nyuma y'igihe gito bakabireka byose. Ariko intambwe ukora buri munsi irusha agaciro kwiruka cyane ukaza guhagarara. Isomo ryawe uyu munsi ni reka kwigereranya n'abandi, hitamo igikorwa kimwe cyegereza intego zawe. Nubwo cyaba ari gito, gikore uyu munsi, hanyuma ejo wongere ukora ikindi. Uko niko iterambere riramba ryubakwa. Ese witeguye gukomeza urugendo rwawe utitaye ku muvuduko w'abandi? Niba ubyiyemeje, andika niteguye mu bitekerezo kandi ukomeze ukurikire uru rugendo. Uzinduka uyobora umunsi wawe.